ku buryo Titi agize ajya akakubwira ati mvira mu buzima akumva ntaribi shani mugashuka abandi bana ngo mugomba kuba ibintu namwe mutabasha ngwiki mugashuka abandi bana ngo bakora ibintu namwe mutabasha ati muvemo nsimba ushaka mu buzima ego ko bacu na sogokuru yaragiye ndacyariho Yesu Kristo birangiye byarisaga ndetse n'inkuru za showbiz bihindutse amarira y'igihe kirekire kuri bamwe. Ibi biraza kuba inkuru ndende itaraza koroha kuyibara na gato. Nyambo ndetse na Titi Brown ni imwe muri couple yari ikunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera udushya, challenge, amafoto ndetse n'amavlog agiye atandukanye yakunzwe na benshi kubera imitegurire n'udushya biba byiganjemo. Usibye kuba urukundo rwabo rwararwaniye ishyaka kuri buri ruhande, ni n'urukundo rwaranzwe no kwihanganirana. Tuvuze gato ku ruhande rwa Nyambo, murabizi igihe Titi Brown yari afunzwe, Nyambo yakomeje kumwereka ko muri hafi kandi kadatize kumuterana ndetse no kumuta. None byari amata n'ubuki mu rukundo byahindutse amarira n'agahinda kuri buri ruhande. Mbaza uti byagenze gute? Nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nkubwire akantu ku kandi ku makuru tumaze iminsi twumva yuko Nyambo yaba yaratandukanye na Titi Brown. Bana nanjye rero nkubwira akantu ku kandi, ngiye mugiye kubana ni Hayimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi bw'amakuru y'imyidagaduro hano mu Rwanda, politike ndetse na documentaire zigiye zitandukanye zivuga ku ngingo runaka. Ya none tugiye kubaha ni amakuru yizewe ku mubano wa Nyambo ndetse na Titi Brown. Ese muri tayari twagiye? Kiracyaha nubwo wowe Titi wakibabarira Nyambo bizahora bikurya ku mutima kandi bira bintu nutabigendamo gake Nyambo azakubabaza umutima wawe uzamera nk'intuza n'igishihe. Nyambo ndetse na Titi Brown bari bamaze imyaka 2 mu munyenga w'urukundo. Inkuru mbazaniye none kandi yizewe nuko aba bombi batagikundana. Aya ni amakuru nkesha inkuru y'igihe.com yanditse inkuru igira iti hashize iminsi humvikana inkuru zitandukana rya Nyambo na Titi Brown bari bamaze imyaka 2 bavugwa mu rukundo. Uretse ko aba bombi batigeze bifuza kuvuga byinshi kuri iyi ngingo, Titi Brown na Nyambo bakundaga gusangiza ababakurikira amashusho n'amafoto bari kumwe. Gusa kugeza kuri ubu bayasibye ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndetse buri wese ntagikurikira mugenzi we mu gushaka kumenya amakuru ku mubano wabo. Igihe yaganiriye n'umwe mu nshuti yabo aduhamiriza ko iby'urukundo rwabo rwahagaze, ati iby'urukundo urabizi igihe ari cyo cyose abantu bakwiyunga. Gusa kugeza kuri uyu munsi icyo nakubwira nk'ukuri nuko batabanye neza ndetse bamaze kuba bahagaritse ibyo gukundana. Uwaduhaye amakuru yavuze ko hari n'umushinga wa filime bari baratangiye gukorana ariko ubu bahagaritse. Ati hari filime bari bamaze igihe bakorana ariko kugeza uyu munsi barayihagaritse. Titi Brown yatangiye gukora iye ndetse amakuru naguha nuko muri iyi minsi iri imbere aratangira kuyisohora. Kuva Titi Brown yafungurwa mu mwaka wa 2023 yakunze kugaragara ari kumwe na Nyambo, bikavugwa ko batangiye umunyenga w'urukundo ariko bakabihakana, bagahamya ko ari inshuti gusa. Ku rundi ruhande nubwo bahakanaga ibyo gukundana, amarangamutima yakunze kubaganza. Rimwe bakabwirana amagambo meza ku mbuga nkoranyambaga, benshi bagahamya ko ari amagambo y'urukundo. Ngayo nguko ibyo nibyo twabashije kumenya ku mubano wa Nyambo ndetse na Titi Brown urimo kugenda ukembera, dore ko kugeza kuri ubu bamaze gutandukana rwose nta kabuza. Ndabisubiramo, Nyambo ndetse na Titi Brown ntibakiri mu rukundo nk'uko twabihamirijwe haruguru mu nkuru maze kubasomera ya igihe.com. Ivuga ko yabashije kuvugana n'umuntu wa hafi ya Nyambo ndetse na Titi Brown, ahamiriza igihe ko Nyambo ndetse na Titi Brown batakiri gukundana. Gusa ntihavuzwe ku mpamvu aba bombi batandukanye. Gusa mu bibazo iminsi bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga ku ntandaro yatumye aba bombi batandukana. Ya mbere ngo ni amashusho y'ubwambure bwa Nyambo yagiye hanze. Wibaza kuri ingingo we namuhamiriza ko ukuri kwa nyako rwose ko nta mashusho y'ubwambure bwa Nyambo yagiye hanze, ahubwo abo bose babashije kubitangaza cyangwa se kubishyira hanze ari abagamije kumuharabika ndetse no kumusebya. Ikindi kiri gukekwa ku cyateye guhagarika umubano wabo, murabizi Nyambo ndetse na Titi Brown bagiye bakorana ibiganiro ndetse n'amavlog agiye atandukanye.
kandi ni bimwe mu biganiro byabinjirije agatubutse kuri YouTube. Murabizi Nyambo yari yanafunguye indi channel nshya yari kuzajya acisha ibyo biganiro byabo, bigakekwa ko rero habaye kutumvikana ku mpande zombi, dore ko inkuru y'urukundo rwa bombi yari yaratumye benshi babikundira, nabo babona ko bayibyazamo umusaruro, batangira gukorana ibiganiro ku ma YouTube ndetse biranakundwa cyane, kugera n'ubwo bari baratangiye gukinana muri filimi. Ukuri ku makuru yizewe nuko Nyambo na Titi Brown batazongera gukinana muri filimi, ahubwo Titi Brown ari guteguriye kandi no mu minsi iri imbere izaba yatangiye gusohoka. Kandi nababwira ko nubwo uruhurirane rw'amakuru ari kugenda avugwa na benshi, nta makuru turatangarizwa na ba nyir'ubwite, ndavuga ku ruhande rwa Nyambo ndetse na Titi Brown, bityo ko tugomba gutegereza ukuri kwabo bazitangariza. Mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no gutunganirwa, guhaha ndetse no kuronka, ikiruta byose Imana igakomeza kubishimira. Njye mwabanye mu nkuru ya none, nari Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage.